ayiwe yadutuye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye imitwaro yaduhetamisha none tugenda ayiwe Yesu warakoze Ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Arabura TV. Haleluya haleluya amina. Turashima Imana yagize neza, Imana yaraturokoye iradutarura iratuzana. Twabyiniraga amahembe, twabyiniraga satani, twakoreraga satani itwikoreza ibyo tudashoboye, ariko tumaze guhindukira turavuga ngo tuzakorera Imana. Niyo mpamvu rero tujya duhimbaza Imana, tugatambira Imana, tukaririmba Imana. Iyo duhimbaje Imana twumva n'ubundi turi kwikurira ubwatsi, tuvuga ngo bya bindi tutakoze tugomba kubikora none hatwaragiye. Twaramaze kumenya kuko dukurikije aho dukuye nta kindi gihembo twakora uretse kubyina gusa no kugutambira no kukuvugira. Buriya turi kwamamaza Imana twumva twayivugira ahantu hose bakayumva, bakumva imirimo y'Imana, bakumva itagaza by'Imana, bagomba gukora kw'Imana kuko yadukuye kuri. Ayiwe yadutuye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye imitwaro yaduhetamisha none tugenda ayiwe yadutuye imitwaro yaduhetamisha none tugenda twemye. Haleluya 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 ayiwe Yesu warakoze. Yesu, aina nongo mushe, ni Yesu, aina Maria, aina Maria Yesu, aina Maria nongo mushe, amen. Wadukuye kure iyo tubitekereje turishima. Mana warakoze, akira amashimwe kuko dukunda kandi ukadushoboza mu izina rya Yesu, amina. Kubw'umugambi w'Imana n'umuteguro wayo, turabasuhuje abarimo kutwumva, abarimo kutubona. Imana ibamugisha cyane kuri iyi televiziyo, Imana ibamugisha cyane. Rero nitwa Kairita Apostle Gadi, ndi umugabo ufite umudamu n'abana 9 guturuka igatuna, ndi umuvugabutumwa. Imana ibagire neza kandi barenge. Twakoreraga satani ariko ubu ngubu duhimbaza Imana mu ijuru, kandi iyo turi kuyihimbaza twumva na soni biduteye. Iyo turimo kunezererwa Imana tumva kuko iyo tugenda tuhimbaza Imana igihe tuvuga ngo kiriya ndagikoze na kiriya ndagikoze na kiriya, kuko twibuka Imana yadukuye tuvuga ngo Mana warakoze. Rero nayo ikavuga ngo bana bane narumvishe, ikavuga ngo na kiriya ndagikoze kugira ngo bazamenye ko ndi Imana izivuga ikanasohoza. Rero Imana yacu iravuga ikanasohoza. Ibyo tuvuzeho rero nizabura kubisohoza kuko nibindi yarabikoze tubibonesha amaso yacu n'abandi bose bajya babibona. Imana ibyendeza cyane. Rero reka turirimbire Imana, tubyinire Imana kuko yarakoze. Reka dutere agakorasi kavuga Mana wanguye Mana yaneza Mana ratabara Mana zikurinda Mana wagurikishije amahembe na satani Mana
Atatawa pese Achira mana Wanguye mana Yaneza mana Sikurinda mana Ratawara mana Naho wangoye Iyo ngibutse Iyo matekereje Ndabuyambira Ugira neza mana Sikurinda mana Haleluya haleluya Kuba Uwiteka Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byari ko kujijuka Imana yarakoze kandi twese rero aja turinda kaduhagaro nta kibuze dutanze atari ko tugeza kurusha abandi yadukuye kure iyo dutekereje umugambi n'umuteguro w'Imana urahambaye Mana warakoze wagize neza nushimwe Kristo ngo twageraga mu rugo ntidusuze iyo tuhageze baravuga ngo papa yaje waho nacaga bakamvugereza induru ubundi haca bati murokora araje ubundi haca batamuga pastor amen uwite umucama hanuye amaraso nakirubanzaro anyituki oya tumuye Haleluya haleluya amina Mana yacu ni nziza yarakoze yadukuye kure cyane yaradutaruye twari twarazimiye ariko aradutaharura wacyasaga tukora mu ifata z'ibyaha ariko ngo mube turiho kubw'ijambo kandi ibi byose byaremwe n'ijambo ntacyari mu kitaremwe nawe yavuze ngo bibeho bibaho natwe turiho kubw'ijambo kandi turiho kubw'umugambi w'Imana murakoze cyane Imana ibaho umugisha amina amen amen haleluya amina haleluya amen amina amina Mana wanguye 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 nakubaye reka nchini wanguye naziza Mana wanguye Mana wanguye wanguye neza Mana wanguye Mana wanguye wanguye Mana wanguye
ubwiza bigeza. hatabaye sararabyara ifite ubwiza bigeza Iyo mana hatabaye sararabyara ifite ubwiza bigeza ifite ubwiza bigeza ifite ubwiza bigeza yahaye hano umwana ifite ubwiza bigeza. iye tuyinjinire tuyitaramye ifite Yarakoze, yarakoze we. Iyo tugutekereje wa ifite yaradukijije. nagukuye kwa nyabingi ifite ubwiza Umva ifite ubwiza bigeza ifite ubwiza Beba. iyo hawe Umva. ifite ubwiza bigeza icyo kibazo saragisho Urakizi. ifite ubwiza Ifite Imana. ayo madeni wajyaniwe kwishyura ifite ubwiza Ya. izo ntabara zo kuvuga Ziriya zose, ziriya zose, ziriya zose. ifite Zikuraho Mana. ubwiza bigeza ifite ubwiza bigeza ifite ubwiza bigeza iyahaye hano iyo yatabaye abanyarwanda ifite ubwiza Yego data we. Warahabaye. Yarahabaye. Mwana ifite ubwiza bigeza. Wowe ifite wino ubwiza bigeza wino kwa Yesu. urwaye kanseri wabuze Hari ibyishimo. ifite Harabaho. ubwiza bigeza Abisi bagatanga. wowe watsikamiwe n'ibyaha byawe Ye. ifite ubwiza bigeza Yego. ifite ubwiza Yesu we. bigeza ifite ubwiza bigeza iyahaye hano Mwana ifite ubwiza bigeza iyo iyahaye hano ifite ubwiza bigeza
arabohora yatubohoye ushobora kuba uboshywe n'inzoga Yesu yakubohora ushobora kuba uboshywe n'amadeni akuremera yatubohoye yakubohora Imana ishimwe haleluya haleluya uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntacyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntabwo azacogozwa n'icyamugongo abazirahira nibo bazagwa abanzi bose bazamugarura hisemo ijya mu ijuru iyo abanzi be bose nibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru Mana ujya undirisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba witeka have wowe nimunyihorere namara majyepfe kujya mu ijuru have wowe nimunyihorere namara majyepfe kujya mu ijuru have wowe nimunyihorere namara majyepfe kujya mu ijuru. Mana ndagushimiye warakoze izina ryawe nirubasha Yesu Kristo kuko ubasha ibidashobokera abantu twari dushobewe twari tubuze inzira utubera inzira utubera umucyo uri Imana ikomeye ntabwo twakwibagirwa urugendo twagendanye nawe mu nzira igoye ariko dufata ukuboko uratubwira ngo muhumure bana banjye bari gufata ukuboko abari muri uru rugendo abari mu ntambara zikomeye ababoshwe n'ibibaremere ababoshwe n'inzangano ababoshwe mwami n'ibyaha bitandukanye abari abarwayi babuze uko bagira abari mu bitaro batabasha kuvayo abakoze impanuka zikomeye mwami ababuzwe uri Imana ikiza haleluya turasenze imbaraga zawe zibohore isi zibohora isi zibohora Abanyarwanda Uwiteka twamaganye ibizira twamaganye ibyaha byakorerwa mu izina rya Yesu Kristo uri Imana waravuze ngo naho yaba umuntu umwe gusa yasengera umudugudu akawukiza hari ibyo tugusaba Uwiteka wino urengera Abanyarwanda wino ukiza ibi bigeragezo Amana reka korona igenda indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu reka bamwe ibiyobyabwenge bigabanuke bikurweho mu izina rya Yesu abiyahura bagabanuke mwami ababuze ibyiringiro ababuze uwabatabara ababuze uwabahumuriza niwabavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muri muze musange n'abaruhura Uwiteka turasenze kugira ngo uruhura abarushe turasengera iyi televiziyo Uwiteka kugira ngo uyagure kuko yamamaza ubutumwa bwawe twabonye abantu bakunda isi cyane iyo bashize ibigirwamana ari abantu baranezerwa ariko ijambo ryawe turarisengeye ngo rigire umumaro mu izina rya Yesu Kristo turarisengeye kugira ngo rihindure imitima itahindukaga abari bihebye bakizwe kubera kuri Imana ikiranuka tuguhaye icyubahiro izina ryawe rishyirwe hejuru ubwami bwawe nibuze dusengeye imiryango nyarwanda dusengeye itorero ry'Imana dusengeye abari mu kaga dusengeye ibihugu biri mu ntambara mwami kugira ngo batabare mu izina rya Yesu kandi turasengera mwami abo wiyeretse bagakizwa bakamenya izina ryawe bagize intege nkeya ubambika imbaraga ubagarure mu murongo mu izina rya Yesu nta wundi murage wasigiye itorero nta wundi murage wasigiye abasenga barababwiye ngo nibagende babwirize ubutumwa ngo bazemera bazababatize mu izina rya Yesu twiyamye imbaraga zose twiyamye imyuka mibi yose
twiyamye ibitunaniza mu izina rya Yesu. Turambuye amaboko mwami, turakwihaye, turakwiyeguriye, turagushimiye. Reka tuzumva amashimwe y'abo wakijije, abari barwaye depression reka ubakize mwami, abari mu nzu bonyine, abatawe n'abagabo, abatawe n'abagore mu izina rya Yesu. Ibibazo byinshi bikomeye, imfubyi zimwe ziri mu mazu zonyine, ababuze kivurira, abishwe n'inzara mu izina rya Yesu, ababara bari bose, abashoramari bahombye mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana, abafasha amadosiye y'abantu banze kuyarekura, abafite za cyamunara, ababuze uko bagira, turarambuye ibiganza kwifuza ko bari mu isi, ujya urambura ibiganza kwifuza kwabo ukaguhaza. Tukuzamuriye amaboko, urakoze mwami. Komeza abakwiringira, komeza abakwizera, kandi amasezerano yawe uyasohoresha umwete wawe. Urakoze Mana, ntabwo twitaye ku biturwanya, ntitwitaye ku bitugerageza, ahubwo twitaye ku cyo wavuze. Uri Imana ivuga bikaba, iri ni ijambo ryawe, ujya uriherekeza, ni imbuto itabora rigakora umurimo. Reka iri jambo ribashe kubohora ababoshye. Urakoze, turagushimiye Mana, mu izina rya Yesu, amen.